mbere akajya anyandikira ansaba amafaranga ibaze y'inzu kubw'Imana ndabishimira sinayamuhaye nanone ari kunsaba imbabazi ngo dusubirane ngo ni inshuti zanjye zamushutse ngo nabakene babiri babana. Muraho amahoro y'Imana bane namwe kanizere ko mumeze neza Nyagasani akomeje kubarinda nanjye meze neza ndashima Nyagasani. Twagiye rero uyu munsi hari umuntu wangishije inama ariko mwabanwe message ni ndende byatari. Twagiye mumbabarire mutege amatwi mukurikire neza tumugire inama sibyo kuko we ikibazo afite ntago cyarangiye kiracyakomeje ni ubukwe ni dote na reception kabisa. Hari abantu bagira akavuyo shaho yaca mu muhanda yabona kamera ukumva ko ashaka kubajena. Twagiye ngo hari mu mwaka wa 2019 mu kwezi kwa kabiri nasoje ishuri 2018. Uwo muhungu duhura narindi gushaka kujya kwiga hanze. Muri make narindi gushaka ishuri muri Kenya ryo kwigamo kaminuza. Uwo muhungu yansabye urukundo gusa numvaga ari ibisanzwe. Ariko ahangaha ntago namenye ikintu yashatse kwandika gusa bigaragara ko ari nk'inshuti bahuriyeho nuko hajemo amakosa. Ngo yaraziranye na friend wanjye cyane. Yarabizi ko ngiye kwiga hanze mu kwa kane. Ngo mu kwa kwiga hanze mu kwa kane arambwira hari umukobwa yateye inda gusa numvaga naramukunze. Urabyumva nawe ntabwo yari bwerure yambwiranaga impuhwe akambwira ko amakosa ari ay'umukobwa. Urumva ansaba kujya niga mu Rwanda nanjye ndabyemera niga mu Rwanda. Muranyumvira? Nanjye ndabyemera niga mu Rwanda kujya hanze ndabihagarika. Hanyuma ansaba ko twabana gusa ibyo mu rugo byarababaje kuko ntibiyumvishaga ko nashaka umugabo ntarasoza ishuri. Ariko atari uko bamwanze iwabo nyine ntabwo bashakaga barababaye kuko agiye gushaka atararangiza ishuri ariko atari uko banze umugabo. Gusa nagerageje kubabwira bapfa kunyemerera. Yahise ambwira ngo si ubusi byinshi kubera ko nyine ni urugendo ngo ruhwanye n'imyaka 4. Naramubwiye nta kibazo we yakomeza ambwira. Ubwo twakomeje urugendo rw'imyaka 4 ni rwinshi cyane sinavuga byose mbivemo cyane ko ibyinshi byambayeho ushyize muri iyi minsi nta muntu ukizera umukobwa baba bumva ko byose dukora ari ubushake bwacu. Pole sana rata. Nyuma habayeho kwiyerekana mu miryango yombi. Afata irembo tujya no kwandikisha umurenge. Mbese twiteguraga mariage. Wa mukobwa yateye inda nawe yaje kubyara kubwanjye. Numvaga nta kibazo pe kuko namusabaga kumufasha uko famiye y'umukobwa imutegeka. Mana y'Isinejuru murambabarira nanjye singi. Namusabaga kumufasha famiye y'umukobwa imutegeka gusa ngo yamusabaga kumufasha kuko ariko famiye y'umukobwa amutegekaga ngo baramwangaga cyane ngo ni umukene. Ibaze n'ukuri banamubwira ko umwana nava kwibere bazamumuha kandi ibyo pe yari umukene nta babyeyi agira uretse abavukanyi be nabo batifashije
gusa yari afite umubyeyi wamureze nyuma yo gupfusha mama we, uwo musore, ariko ntabwo nabonaga birenze nyine ngo mbone amuhangayikiye nk'uko yahangayikira umwana we. Nyuma rero yambwiye ko nta mafaranga afite ya mariage, ariko iyabura. Twumvikana ko tuzakora ubukwe bwo kujya mu murenge, ariko njyewe twabyumvikanye umuryango wanjye utabishaka, cyane ko bari bakirakaye, gusa bahise bafata umwanzuro wo gukusanya amafaranga ngomba kujyana, ariko ntabwo nabibwiye umuhungu. Muri make ntabwo yabwiye umuhungu ko famiye ye iri kumukusanyiriza amafaranga azajyana mu rugo rwe. Haciyemo iminsi umuhungu ansaba ko byose twiteguraga tubihagarika ngo nta mafaranga na make afite. Ibi bintu shanda byanga by'abantu bahuzagurika mu bintu, ngo nta mafaranga na makeya afite. Icyo gihe nakoraga ibiraka nkaniga, gusa urumva ku bwanjye nta mafaranga nari mfite ahagije, kandi no mu rugo ntabwo banyumvaga neza. Uzi imyiteguro y'urugendo rw'ubukwe byose narabyikoreraga, wenda abavandimwe banjye nduta bakamfasha, ariko abanduta bose ntibabyumvaga. Twaraganiriye, abavandimwe b'uwo mukobwa bamurutaga bo nta kintu bamufashaga, kuko urumva bari bamurakariye ko abatengushye agiye gushaka umugabo atarangije ishuri. Twaraganiriye uwo munsi, mubaza impamvu duhagarika umurenge. Umuhungu yaje kumusaba ko bahagarika n'umurenge, ko duhagarika umurenge. Ndamubaza ni umurenge nawe uratunaniye? Arambwira ko atari kubona inkwano yemeye, kandi yari iya make pe. Sinari kumugora, mbizi ko ari imfubyi, ikindi umushahara we ari mutoya. Namusabye ko twasura mama tukamubwira, tukazatanga make kuyo yemeye, hanyuma andi tukazayabaha, ariko ntibyakunze kuko twatandukanye tutaragera home. Biteye agahinda. Mbonereho no kubwira abantu banyoherereza ubutumwa, mujye mugerageza nyine murebe ko nta bintu byivangavanzemo, kuko birangora iyo ndi kubireba. Ushobora gusanga nimaje nyivugira ibyanjye nkavuga ibyo utashatse kuvuga, bikaba ari bibi, sibyo? Gusa ikintu kijya kinshanga, nanjye sinzi uko twatandukanye, sinzi n'icyo twapfuye, gusa nagiye kubona mbona nagishaka kumpamagara, kunyitaba birahagarara, atangira gupostinga wa mukobwa babyaranye n'umwana. Ubuzima burambihira, birancanga, dutangira gutongana, atangira kujya asohokana n'inshuti zanjye. Mbega we, afungura bare. Wa muntu utari ufite amafaranga y'inkwano yaje no gufungura akabari. Inshuti zanjye zose zamuvuyeho zigira kuri uwo muhungu. Abakobwa bajya urabizi, abakobwa bajya ahaboneka akantu, mbese birancanga pe. Nyuma hashize amezi 5, nta nubwo nari mbizi ko afite akabari, turasubirana. Urumva njyewe nta kindi nakoraga ureka kwiga ishuri mana yanjye. Kwiga ishuri ryanamfashije kubona imbaraga zo gukomeza. We nta kindi yakoraga usibye kwiga, kandi ishuri ryamufashije kubona imbaraga zo gukomeza. 2021 nta kazi yari afite, njyewe nari mfite akazi. Nishyuraga inzu ye nkamugaburira, kuko nari mbizi ko umwana we akenera amafaranga. Sinari kumubwira akira amafaranga, ntabwo yari kumubwira ngo akira amafaranga, ariko yakoreshaga uko ashoboye akamuhereza amafaranga, akanamwishyurira inzu. Iryo ni ikosa. Ni gute se umwishyurira inzu uwo muturage?
aha ngo uko nshoboye nkayamuha ku bw'amahirwe nshinga business. Ikintu cyansekeje natinze kuva mu Rwanda narinze mva mu Rwanda ataranambwira ngo mwereke aho nkorera, nyine ntiyarabyitayeho. So twihuse ni byinshi pe, iyo so twihuse ni byinshi ntabwo ari iyanjye niyo yanyandikiye. Yabonye job ahita ambwira ngo dutandukane, ngo ubwo abonye akazi nanjye nkaba nkafite birahagije, kandi pe yabishyize mu bikorwa kuko yamamagaraga we abishaka. Njyewe namuhamagara akambwira ko ari mu kazi, gusa nkasanga ari kuri phone akambwira ni boss, ubundi yamvugishaga neza ariko ubundi yamvugishaga neza ashaka ko muha amafaranga. Urumva uwo muturage ibintu yakoraga iyo kurya. Nyuma rero aza kuva mu kazi koko yakoreraga kure yaje kuva mu kazi bataramuhemba, niko ngo yaje kuva mu kazi ko yakoreraga kure anahava batamuhembye, niko yabwiye umukobwa. Simbizi ibyo, noneho byari hatari pe, kuko byansabye no kubikuza, gushaka job, amatike, aho kuba, kurya, mbese gusa numvaga nta kibazo. Nasomye nabi. Yamuvugishaga neza ashaka amafaranga yo kurya. Nyuma rero aza kuva mu kazi yakoreraga kure bataramuhembye, niko yambwiye, ariko simbizi ibyo, noneho byari hatari kuko byansabaga gushaka job, amatike, ariko nyiri mubi, aho kuba, mbese numvaga nta kibazo. Yamvugishaga neza ari uko ashaka muhe amafaranga yo kurya. Nyuma rero aza kuva mu kazi kuko yakoreraga kure bataramuhembye, niko yambwiye, ariko simbizi ibyo, noneho byari hatari pe, kuko byansabye no no kubikuza, gushaka job, amatike, aho kuba, kurya, mbese gusa numvaga nta kibazo kuko numvaga nabona akazi bizamufasha cyane kuruta kubona ameze nabi, ariko kamere yanjye ni nako meze. So rero ngira ikibazo iyo ndiye ibiryo bikonje iminsi myinshi, nyine shyushya, ndwara inzoka ku rugero ntazi uko navuga. Murana imiti abo bantu si ngombwa ko mbavuga cyane, imiti y'aho hantu. Ibyo ni ubwa mbere nari mbonye nduka ndi mu kazi, mu nda harandya ntitaye iki n'iki, nubwo naba naranyweye imiti irinda gusama. Sinavuga ko tutaryamanye, nyibibwira umuhungu ndamubwira ngo wasanga ntwite. Muri make we yagize ikibazo cy'inzoka, ariko bwari ubwa mbere azirwaye, agira ngo yasamye, nubwo yafataga imiti imurinda gusama. Abwira umuhungu rero ko ashobora kuba atwite, yahise anshyira blacklist, ariko ibaza, anyandikira SMS ngo mwibagirwe, nanjye icyo nakoze nagiye kwa muganga mbabwira igihe twaryamaniye, imiti nayinywereye, n'igihe merukira muri period. Bambwira ko bitakunda ko naba ntwite, banama imiti y'inzoka. Nanjye nagize process y'uburyo nashaka akazi kure hashoboka nkamureka, mbere akajya anyandikira ansaba amafaranga. Ibaze y'inzu, kubw'Imana ndabishimira sinayamuhaye, nanone ari kunsaba imbabazi ngo dusubirane, ngo ni inshuti zanjye zamushutse, ngo ni abakene babiri babana.
ngo ni abakene babiri babana, ninde wabashutse? Babana ahubwo bakagira n'amahoro. Ngo ninde wazamura undi? Ndamubaza none wabaye bosi kubu nta kazi ufite ubu, kubu nta kazi mfite. Umukobwa yamubaje wabaye bosi kubu ngiye nta kazi mfite? Ubu abavuga ko bamwanze koko nagiye hanze kandi no mu Rwanda nari mfite akazi, anabizi ko yaje mu buzima bwanjye mu rugo bagiye kunyohereza kwiga Kenya, nkakomeza ngira inama pe, sinzi ndamukunda gusa sinzi n'icyo gukora, nuko ambeshya kose, gusa ndasenga cyane Imana imujyane kure hashoboka, ariko sinjya nuza ngo sinjya mbura kumutekereza, ngo ndamushyira blacklist ejo nkamukuramo akaza nyine akambeshya ko ankunda, nuko tugatongana kakahava. Mbere na mbere ndagushimira wa mwari we, nta nubwo nabashije no kumenya amazina ye, ndamushimira gusa message yawe yangoye inteye inyota, kubera ko harimo ahantu yagiye yandikamo amakosa nyine ndasoma bikangora. Nuko Imana ayo wishyuriraga inzu uwo muhungu gerageza uyanyoherereze. Reka dutegereze message cyangwa comment zose ziri buze, ndabizi ziraza kuba ari nyinshi kandi ntabwo uri buburemo ikintu ugomba gukora. Murumva aracyakunda umuhungu aracyamubwira ko amukunda, ashobora kuba bikubwira kuko abona utakiri mu Rwanda. Hari imibare yaje y'abantu baba bumva nyine ngo kuko runaka atari mu Rwanda nituba turi kumwe ni byiza nanjye zanjyana. Ahantu hose uri Imana yagennye umugisha wawe urahagusanga, waba uri mu Rwanda, waba uri Burundi, waba uri Uganda, aho ariho hose. Ntabwo biza ngo kubera ko umuntu ari Canada ngo cyangwa kubera ko umuntu ari hehe na hehoya, umugisha wawe niyo waba uri mu mwobo uzagusangayo. Ndabasaba rero kumugira inama, sibyo ntihagire abantu bamutuka. Hari ukuntu umuntu ajya kukugira inama akabanza kugutuka akakubwira nabi, nube wanumva n'icyo ashatse kukubwira. Ndabasabye rero mumugire inama nk'ibisanzwe. Imana ibamere umugisha, mwakoze kunkurikira.